Reka dukomereze n'amakuru yacu mu karere ka Rubavu aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti polisi yafunze abakekwaho ubwambuzi bushukana n'urugomo. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abantu bane bakekwaho ubwambuzi bushukana n'urugomo mu karere ka Rubavu. Ibi byabereye mu murenge wa Rugerero ku itariki ya 4 Mata 2025. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bateye muri yombi abagabo babiri n'umukobwa umwe bakurikiranweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana buzwi nk'abazunguzungu. Ati bakoreraga mu ishyamba hazwi nko ku gasozi mu kagari ka Gisa. Bafashwe nyuma yo kwambura telefone umuturage bakoresheje ubwo buryo bushukana. SP Karekezi Twizere yavuze ko nyuma yo kwambura telefone uwo muturage abantu bahise biruka, ariko inzego z'umutekano ku bufatanye n'abaturage barabakurikira barabafata ndetse banafatanwa iyo telefone. SP Karekezi yakomeje avuga ko bafashe umushumba w'imyaka 17 ukurikiranweho icyaha cy'urugomo aho yafatiwe mu murima w'urutoki rw'umuturage mu kagari ka Kibirizi ho ari mu murenge wa Rugerero ari gutema imitumba y'insina agambiriye kuyigaburira inka. SP Karekezi yaboneyeho gusaba abaturage kutishora mu bikorwa by'ubwambuzi bushukana n'urugomo kuko atari inzira yabageza ku majyambere. Yavuze ko ibyo bikorwa biganisha ku gufungwa no gusubira inyuma, kuko gukoresha amayeri yo gushuka abandi, kubambura ibyabo cyangwa kubangamira ubuzima bw'abandi ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Aboneraho no kubasaba gukora imirimo yemewe n'amategeko kuko nta muntu uzatera imbere yubakiye ubuzima bwe ku buriganya cyangwa ku rugomo. Abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Rugerero mu gihe iperereza rikomeje gukorwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Bugesera kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti Bugesera ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rw'umugore warokotse jenoside yakorewe abatutsi yataye muri yombi. Polisi y'igihugu yatangaje ko yamaze guta muri yombi umuntu ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Chantal Muhongerwa wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Ntaramahoni mu karere ka Bugesera. Mu ijoro rya tariki ya 4 Mata 2025 mu kagari ka Kanzenze umurenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera nibwo hiciwe umubyeyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 atewe ibyuma n'ibindi bikoresho gakondo. Bamwe mu baturage bo muri uwo murenge batangaje ko nyakwigendera yishwe urw'agashinyaguro kuko ashobora kuba yishwe hakoreshejwe intwaro gakondo zirimo n'ibyuma. Umwe muri bo yagize ati ashobora kuba yishwe hakoreshejwe ibyuma cyangwa izindi ntwaro gakondo kuko aho bamukuraga bajya kumushyira aho twamusanze hari amaraso. Umwe mu baturage bageze kuri nyakwigendera bwa mbere yatangaje ko ubwo yari ari kwahira ubwatsi yabanje kubona ikofi irimo ibyangombwa hafi yaho yabonye uyu mubyeyi maze aza kuyishyira nyirayo, avuga ko maze aza kubona nyakwigendera yishwe yakuwemo amara. Abaturage basaba ko uzahamwa n'iki cyaha cyo kwica nyakwigendera yahamwa n'amategeko. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera Richard Mutabazi yabwiye Kigali Today ati hari umuntu waraye wishwe, ntabwo ari ibihuha, ariko amakuru y'ibanze twabonye nuko nta sano bifitanye, ariko uwo mudamu yarokotse jenoside koko ukekwa yafashwe bigaragara ko ari ubujura bw'amafaranga yari yagushije banki yashakaga kumwiba. Ibyo nibyo byibanze ariko iperereza rirakomeje. Polisi y'u Rwanda nayo yatangaje ko hari umuntu umaze gutabwa muri yombi kandi iperereza rikomeje. Yagize ati aya makuru twayamenye kandi twamaze gufata umuntu umwe ukekwaho kugira uruhare muri urwo rupfu ufungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamata mu gihe iperereza rigikomeje. Batinjira muri Afurika ndetse no mu Rwanda muri rusange ngo basenye uburyo bw'imibereho bwabo bahasanze bitari kubaho jenoside yakorewe abatutsi. Yabitangaje mu nama mpuzamahanga yo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi yabaye ku itariki ya 6 Mata 2025 ifite insanganyamatsiko ivuga ko iyo ntibizongere itubahirijwe ingengabitekerezo jenoside ikomeza gukongezwa. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko ingengabitekerezo ya jenoside yatangijwe n'abanyaburayi ba mbere bageze mu Rwanda. Yavuze ko abamisiyoneri ba mbere bageze mu Rwanda bagaragaje ko abanyarwanda bari umwe.
yatanze urugero rw'igitabo cy'umumisiyoneri gatolika Chouanouane Louis de la Saque de la Lage yasohorewe i Kabgayi mu 1930 kigaragaza ko abaturage basanze mu Rwanda ari umwe nibo basize izina igihugu cyabo kandi ugukunda igihugu kwabo kukaba kubaha umwami umwe. Abandi banditse ko abanyarwanda bari bahuje umuco, imibereho n'imyemerere. Dr Bizimana ati sosiyete yunze ubumwe kuri urwo rwego nk'uko abazungu ba mbere basanze abanyarwanda ntabwo bari kugera aho bakora jenoside. Iyo ndangagaciro zabo zitarimburwa n'abakoloni b'abazungu bagamije inyungu zabo. Yasobanuye ko ingengabitekerezo jenoside ikomoka ku bukoloni bw'Ababiligi basenye Ubunyarwanda n'u Rwanda. Dr Bizimana yashimangiye ko Ububiligi bwashyize ingengabitekerezo ishingiye ku ivangura mu mashyaka yo mu Rwanda nka Parimehutu Aparasoma yanakomeje imyumvire nk'iya gikoloni. Yashimangiye kuba b'abahanga b'abanyapolitike, imiryango itari iya leta n'abandi bose bagendeye mu murongo wa politike y'Ababiligi bateguye umugambi wa jenoside. Dr Bizimana ati iyo Abanyaburayi bativanga mu miyoborere n'imibereho yo muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda, ntabwo tuba turi mu nama nk'iyi kuri jenoside yahitanye ubuzima bw'abantu barenga miliyoni bishwe kubera abo bari bo. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, umuryango mpuzamahanga wakomeje kwinangira ku kwemera uruhare wagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Muri ubu ku itariki ya 7 Mata ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana abishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi hagamijwe kutazongera. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko bisa naho isi nta masomo yakuye kuri jenoside yakorewe Abatutsi kuko nyuma y'imyaka 31 hakigaragara abayobozi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashishikariza abantu urwango o kwica abandi nyamara amahanga akarebera. Mu myaka yashize Ububiligi bwasabye imbabazi ku ruhare rwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko muri iki gihe bushyigikiye ubwicanyi bukorerwa Abatutsi b'Abanyekongo. Minisitiri Bizimana ati tubona uyu munsi ko hongeye kugaragara amakosa asa nk'ayo leta zimwe zibasiye zasabiye imbabazi. Tubona ubufatanyacyaha mpuzamahanga no kwanga guhagarika jenoside iri gukorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birasa nk'aho nta masomo isi yakuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ntidushobora kurebera ingengabitekerezo ya jenoside ikwirakwizwa ikibi gihabwa intebe ngo twinjire mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi tutibajije kubiyikongeza n'uburyo bwo kuyirwanya no kuyitsinda. Ububiligi ni kimwe mu bihugu byacumbikiye abantu bakomeye bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi ndetse buracyashyigikira amashyirahamwe n'imiryango ihakana ikanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko kuba mu Bubiligi hari aho abayobozi bashyigikiye ihagarikwa ry'ibikorwa byo kwibuka bitwaje ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ugutambamira uburenganzira mpuzamahanga. Ati ubu tubona ibikorwa bishyigikiwe na leta bibangamira ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi byabayeho mu Bubiligi aho mu mujyi wa Liège na Bruges ari nayo mijyi minini y'abavuga igifaransa mu Bubiligi yabujije ibikorwa byo kwibuka mu ruhame jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ikibazo kije mu gihe Ububiligi buharabika u Rwanda burwitirira intambara yatangiriye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ko babikoze bashyira mu bikorwa amategeko mpuzamahanga. Nyamara kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ni uburenganzira mpuzamahanga. Ku rundi ruhande hashimwe umujyi wa Paris wafashije Abanyarwanda n'inshuti zabo guhagarikisha igitaramo cyari cyateguwe n'umuhanzi w'umunyekongo witwa Maître Gims. Cyari kigamije guhakana no gupfobya jenoside kuko yari yagishyize ku itariki yo gutangira icyunamo. Kuva muri 2003 itariki ya 7 Mata yemejwe nk'umunsi mpuzamahanga wo kwizihizwa n'ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye bazirikana jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nanga dusoreje amakuru twabateguriye tubibutsa kugira ngo mukande subscribe kuri mwe mutarakanda subscribe mujye mubasha kubona amakuru agezweho kandi muyabonere ku gihe. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.